badukurikiye buri muntu wese urushe aruhuke, buri muntu wese uri mu bintu adasobanukiwe umuhe gusobanukirwa. Shetopitandola wi Jeziki de bonema, nyemerera abagwayi bakire kandi abafite ibibazo bigiye bitandukanye Imana iruhura ibaruhure. Ni twebwe babagaragu bawe babandi wahamagaye Kristo mwiza kugira ngo abari kure babashe kuvayo abakuweyo n'ubutumwa bwiza washize muri twebwe. Nyemerera umwuka wera abari we ubana natwe, ntabari twebwe nta bintu dufite byahaziye imitima idukurikiye shetopitando, ahubwo mwami Yesu nyemerera tukubere mikoro, tukubere ibikoresho. DAWIDI TV. Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze mukurikiranye ibiganiro byacu. Turabifuriza kugira amahoro y'Imana. Turizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu ntara zitandukanye, iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Turizera ko muri amahoro, ariko kandi ntago twakirengagiza ko hari n'abandi batameze neza kubw'ibibazo bigiye bitandukanye umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abagize ibyago, ababuze ababo, reka tubabwire bakomere ndetse bihangane, niko bigenda mu isi. Tuba dufashigiye mu ntambara, ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije. Muri kumwe na Dani nkuko bisanzwe tubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'abakozi b'Imana hano bafite byinshi cyane bagiye kutugezaho. Harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana, harimo byinshi cyane byafasha ubuzima bwawe cyangwa se byagufasha mu rugendo rwa rwo gukizwa. Niyo mpamvu tuba twateguye abakozi b'Imana kandi bafite byinshi cyane byakugirira umumaro, tukabazana ku manuro kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro. Reka tubasebere kugira ngo mubane natwe. Waba bafite ibitekerezo, amakuru n'ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yakurikirana kino kiganiro. Ku mpera yacyo turavuga nimero zacu ku buryo bakenera kutuvugisha yaduhamagara akatuvugisha. Murakoze cyane rero, reka tubakire baratangira batwibwira kugira ngo tubashe kugendana tuziranye. Murakoze cyane mukozi w'Imana, turabasubije mu izina rya Yesu. Turabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Amahoro y'Imana babyishimiye, murakoze cyane. Ngira ngo abantu bamaze kumenya cyane, ariko kandi hari n'abandi batakuzi baba bakurikiranye impanuro ari ubwa mbere. Nabo wangira ngo twatangira twibwirana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Batanzi cyangwa baba baribagiwe izina ryanjye, nitwa Dawidi Ndagijimana, ndi umukozi w'Imana, ndi umukristo muri ADEPR Remera. Nishimiye kubana namwe, Imana ibaha umugisha kandi. Ariko byaye kangahe wa? Yewe. Bana banjye baracyari muri sirasiye, sindamenya umubare wabo. Bivuze ngo aracyari umusore mu Kinyarwanda. Ndacyari umusore. Ndacyari umusore, ariko turashimira Imana. Yego. Ari mugenzi wawe muri kumwe aho ngaho, nawe dukeneye kumva ijwi rye. Murakoze cyane. Muratangira mutubwira amazina yanyu. Yego. Nitwa Mutabazi Samuel, ndi umusore, ntuye Kagugu, nsengera ku Gasave, nkunda Imana n'abantu bayo. Ndanakijwe ariko ntabwo abantu babizi. Ndi umuntu utuje waho ngaho witurije tu. Noneho akantu kizemo ko gakazi. Urakijijwe ariko ntabwo abantu babizi. Bazabimenya bigenze gute? Nta nubwo bazegera babimenya. Ubundi gukizwa bimenywa n'umuntu n'umutima we n'Imana gusa. Ibyo kujya hanze nkakwereka ko nkijijwe ndirimba, no, ntabwo ari byiza buriya. Ariko hari aho ijambo rivuga ngo muri itabaza rigomba kumurikira buri wese. Ntugacane itabaza ngo twikirize inonga. Hari uburyo itabaza rimurika. Kumurika ko itabaza ntabwo ryivuga, ahubwo hari umuntu uza akaricana rikamurika. Rero buriya iyo ugiye kwicana ntabwo biba ari byo, ahubwo utegereza uwaguhamagaye, igihe cyagera akazagucana ukamurika. Igiti kigira agaciro iyo cyazanye imbuto. Hanyuma ukuriye kuba nyine ufite imbuto abantu barebaho bakavuga bati bagasoromaho imbuto zibafasha nabo bagakizwa. Nibyo pe. Ariko buri za mbere ni mu rugo ahomba, za kabiri ni ku kazi, za gatatu ni ku rusengero, wenda za nyuma naho nyura mu buzima busanzwe. Yesu aguhe umugisha. Amen. Ngira ngo tujye kugirana ikiganiro. Dawidi, ikiganiro tugiye kugirana mu by'ukuri ni ikiganiro gifite iyihe ntego? Ikiganiro tugiye kugirana kuri uyu munsi, maze iminsi mvugana n'Imana ibintu byinshi, n'ibyo maze iminsi mbona. Ikiganiro cy'uyu munsi cyubatse ku insanganyamatsiko ivuga ngo ukuri ku bahanuzi n'ukuri ku buhanuzi.
cyangwa se ukuri ku bakozi b'Imana n'ukuri ku buhanuzi. Niyo nsanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuganira kuri uyu munsi. Hari abantu benshi bari mu bintu ariko batazi ngo ibyo barimo bisobanuye iki cyangwa se bisobanurwa iki. Niyo mpamvu twateguye iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Imana irabana natwe. Ukuri ku bakozi b'Imana n'ukuri ku buhanuzi. Ni ijambo rero mu bwenge bwinshi ariko ngira ngo turi buze kurisobanukirwa neza. Byaba byiza rero tubanje tukiragiza Imana, ngira ngo byaba byiza kugira ngo Imana ize kudufasha kandi iki kiganiro tugiye kugirana kize kugira imbaraga ku mitima y'abari buze kugikurikirana. Yego. Twatangira dusenga twiragiza Imana. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'uburinzi bwawe butangaje. Turacyari mu mpera z'umwaka, nitwabura kugushimira we wabanye natwe, tunakubwira ngo uzabane natwe, uzaturinde muri uyu mwaka turimo. Nyemerera muri iki kiganiro ubane natwe, uhembure imitima y'abantu badukurikiye. Buri muntu wese urushye aruhuke, buri muntu wese uri mu bintu adasobanukiwe umuhe gusobanukirwa. Shetopitandora wi jezikide bonema. Nyemerera abagwayi bakire kandi abafite ibibazo bigiye bitandukanye Imana iruhura ibaruhure. Ni twebwe babagaragu bawe, babandi wahamagaye Kristo mwiza kugira ngo abari kure babashe kuvayo, abakuweyo n'ubutumwa bwiza washize muri twebwe. Nyemerera umwuka wera abari we ubana natwe, ntabari twebwe nta bintu dufite byahazi imitima idukurikiye. Shetopitando, ahubwo mwami Yesu nyemerera tukubere mikoro, tukubere ibikoresho, maze uvugire muri twebwe. Abantu bawe bahembuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tuguhaye ikaze na karibu. Nyemerera ntabari twebwe ntacyo turi cyo. Izina ryawe twamenye, izina ryawe twitiriwe, wowe utuye muri twebwe ukaba udukoreramo. Tuguhaye agaciro kubera ko ari weho wadutumye kugira ngo abantu basobanukirwe. Urakoze mwami. Abari mu Rwanda bahembuke, abari mu bihugu bigiye bitandukanye bahemburwe n'ubutumwa bwiza ushize muri rabone manda ya sirege, bahemburwe n'ubutumwa bwiza. Urakoze. Ni gutyo tubyambaje kandi niko tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mukozi w'Imana, hanyuma ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ukuri ku bahanuzi n'ukuri ku buhanuzi, ku bakozi b'Imana. Ibi bintu ubundi bisobanuye iki muri make? Ibi bintu icyo bisobanuye, twakwifashisha ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice byaho 15 umurongo waho wa 13. Avuze ngo iki? Aravuze ngo, arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Amen. Amen. Ngo arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Ukuri ku bahanuzi n'ukuri ku bakozi b'Imana, hari ibintu bimaze igihe kinini, hari ibintu byarambiye abantu. Satani yafashe izina ry'Imana arangije arisiga igitutsi. Satani arangije ahagurutsa abakozi biyitirira izina ry'Imana. Uyu munsi wa none bikaba bifite kuba umukozi w'Imana. Uyu munsi wa none usikubwira umuntu ngo ndi umukozi w'Imana akahita kurebera mu yindi shusho. Bivuze ngo hari igiti gitegwa gitewe n'umuntu, hari n'igiti cyatewe gitegwa na Satani. Noneho hari n'ibiti byimejeje bitaratewe n'umuntu, bitaratewe ahubwo ubwabyo byarimejeje. Noneho hari n'igiti cyatewe n'Imana ubwacyo. Iki giti ari nacyo giti gikwiye, ari nacyo giti gikwiriye kwera imbuto zikwiriye. Niyo mpamvu hari ibintu byimejeje, hari n'ibindi abantu bateye ariko bidashyigikiwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo arabasubiza ati, Yesu aravuga ati, igiti cyose
cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Imana ishimwe, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Bivuze ngo hari abahanuzi bahamagawe n'Imana barangije baritaba, hari n'abandi bihamagaye, hari n'abahamagawe na Satani. Samu, ndagira ngo dufashe ndagira ngo dufashe ahantu tubyumve neza. Yego. Igiti nindi. Murakoze cyane. Igiti nakigeranya nk'umuntu Imana ihamagara kugira ngo akenerweho imbuto nziza cyangwa se akore umurimo Imana amuhamagariye gukora mu gihe runaka, mu bihe runaka cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye. None se umuntu haraho muri Dawidi atubwiye, avuga igiti cyatewe, avuga n'igiti kimejeje. Ni ryari umuntu yatandukanye igiti cyatewe n'Imana n'igiti kimejeje cyangwa se cyatewe na Satani? Murakoze cyane. Wenda kugira ngo isobanure neza byumvikane, reka nkura abantu mu rujijo badukurikiye, kandi agato bakomeze bagire n'umwaka mwiza wa 2023 ishya n'ihirwe ku bakunzi b'Impanuro TV. Imana izabahire rwose. Yego. Umuhanuzi ni iki? Ni umuntu Imana yatoranyaga ishaka kumuha ubutumwa bw'abantu runaka cyangwa bw'umuntu runaka cyangwa bw'igihugu runaka. Yego. Noneho ikamunyuzamo ubwo butumwa, niwe twitwaga umuhanuzi. Mu isezerano rya kera umwuka yamuhangagaho akongera akigendera. Bamwe mugiye mubazi. Uwo niwe muhanuzi. Noneho ubuhanuzi ni iki? Nurwo ruhuririkanye cyangwa se nurwo ruvange cyangwa se nurwo rukomatanye rw'ubwo butumwa umwuka w'Imana bashaka ko abantu bamenya. Nukubakebura, nukubahanira gukiranuka, nukubwira ngo nzabagirira gutya, nibwo buhanuzi. Noneho sasa kira kibazo warumbajije, igiti kimeza. Reka tufate urugero rumwe ku mugabo bita Mose. Musa umwe aragiye mu butayu, igihuru cyaratse, atambikishwa no kureba uwo muriro, iryo shyano riguye. Ngahageze Imana aramubwira ati, yumva ijwi rimubwira ngo kwetura inkweto ko wagaza arahera cyane, ngo azikuramo. Amaze kuzikuramo Imana ivugana nawe, ariko Mose arashidikanya, aravuga ngo niba ari wowe niki cyambwira ko tuvuganye. Imana amubwira ati kora iki? Ashyira ikiganza mu gituza kirabemba, gikuyemo kirabembura, inkoni hasi b'inzoka itoye irongera ibinkoni. Bivuze iki? Wa muhanuzi ni cya giti tuvuga ngo kiriya kimeje cyangwa kiteye, Imana iramuhamagara. Noneho yamara kubona izo mpano, kuko arizo akenshi baba bafite abahanuzi, we ntabanze gutegereza ngo Imana imubwire ngo uzakora iki, uzakora iyi misiyo. Ugasanga nge wenda impano yanjye ni ukubwiriza ubutumwa, ariko nje mu buhanuzi. Icyo gihe mba nifashe nkagenda nkitera mu buhanuzi. Ibintu birimo ibyo ngiye gukora mu buhanuzi byose ndabyica nkabimara, kubera ko ntago ari cyo nahamagariwe. Wimejeje ahatariho ubwo? Ubwo nagiye kwimeza ahatariho. Niba ibyanjye byaro kuvuga ubutumwa, nagiye kwimeza mu buhanuzi. Ibyo byose nibyo Uwiteka avuga. None iyo ngeze mu buhanuzi mvanga abantu, ibintu byose nkabyica ntibijye ku murongo. Ariko Mose agira ishyaka, agira n'ubwenge bazimana ngo nubundi unyereka uvuga ngo urantumye untumanye nande. Avuga ngo sinzi no kuvuga. Ubundi ngo niki kizambwira ko Abisiraheli bazanyemeza ko ari Imana abasekuruza ibantumye koko, ngo Imana imubwira izina ryayo. Rero ubu hari abahanuzi bazi ibyo bahamagara, bazi n'umwanya bicayemo. N'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bazi ibyo bahamagara, niba ari ukuvuga ubutumwa, ukuvuga ubutumwa. Hari n'abandi bavuga ati nge ndi umuririmbyi nibyo, ariko hari undi muntu uzi akabivanga byose. Muri korari nagiyemo, hano mu buhanuzi ndimo, mwivuga butumwa ndimo, none ugasanga nibyo ndimo, nibyo nzi ntago mbizi neza. Ugasanga nabaye umuntu uhora mu makorosa adashira. Nicyo giti kiteye. Murakoze. None hakorwa iki? Niki cyakugaragariza ko nire tandukaniro riri hagati y'igiti kimejeje n'icyatewe? Igiti kimejeje. DAWIDI TV.